Nukuvuga ikigaragara cyo babanje baramusambanya, bamaze kumusambanya biragaragara ko bamunize bakamutaho ngaho yapfuye. ZOOM TV24. Aha turi ni mu gishanga cya Rwampara munsi gato y'amashuri ya Rwampara ahabereye ubwicanyi bw'umukobwa ukiri muto. No mukobwa wishwe urupfu rubi nkuko abaturage bamugezeho bwa mbere mu gitondo mu rukerera bavuga ko ashobora kuba yishwe amaze gusambanywa cyane ko basanze yambaye ubusa nta mwenda yambaye. Hano turi ni muri Nyarugenge mu kagari ka Rwampara. Ukuvuga ngo no mukobwa mubona yapfiriye hano inyuma twamubonye nko mu saa 12 n'igice za nimugoroba kuri 40 ari muzima ahagaze yambaye akashipo k'umukara n'agashati kari mu tubara. Nyuma yaho muri kino gitondo ubwo mudusanze hano natwe tuje duhuruye twumva ngo yapfuye. Tugira ikibazo turavuga se umuntu yaba yapfuye gute, yaba yageze hano gute. Turavuga reka turebe nimba twaba tumuzi. Ako mu byukuri mu bisanzwe uyu mukobwa waguye hano twamubonaga mu karekare. Hari ahantu hacumbitse abandi bakobwa babaga ari inshuti ze babaga bari kumwe. Aho mu karekare tumuzi gutyo nta numwe uzi ngo yitwa nde ngo avukaye ngo aturukaye. Uko mwamubonye niko twamubonye. Ni muri hano hakurya naho ni muri Nyarugenge. Ako ni mu murenge wa Nyamirambo. Dusanzwe tumuzi twamubonaga. Hari n'undi mukobwa ngo wamubonye mu kabari bitango ni kwa mama Berizo nko masaa 4. Aho ngaho ndumva aho ngaho ari nk'ikibazo cyaba cyatangiriye. Hanyuma musanze hano wenda yapfiriwe na mwe mwamubonye kare yarameze gute ku bigendanye wenda n'ibimenyetso ku buryo umuntu ashobora kuvuga ati si bamukutse ese bamanje kumusama uko mwamubonye yarameze ati? Nukuvuga ikigaragara cyo babanje baramusambanya, bamaze kumusambanya biragaragara ko bamunize bakamutaho ngaho yapfuye. Yarameze ati bawo mwamusanze yararyamye? Njyewe namusanze bamaze kumushyiraho agatenge aryamye, namubonye bamaze kumworoshya. Ubwo hari abandi bamubonye mbere acyambaye ubusa. Birababajerera. Hanyuma kuri iki gishanga abaho twahoze tuganira baravuga ati ku bagore ntago byoroshye ko umuntu yayicisha nijoro. Niko bimeze koko mu majoro cyane saa 5 nta mugore wapfa guca hano abafite impungenge? Ikibazo gikomeye cyane nawe uzahagere wirebere. Dufite ikibazo na amatara y'umutekano dufite ku muhanda ni ku gishanga. Urumva ibintu nk'ibyo ntango byahabura. Aho rero mugasaba iki ku umutekano uhoraho bibe ku manywa cyangwa ninjoro. Urajya kubona ukabona umuhungu agushikuje telefone arirukanse amica mu Gitega hose aramanutse hano Rwampara. Nibadufashe rero baduha umutekano ushoboka ku buryo wajya unambuka ugiye Inyarura mukavuga nta kibazo. Ako saa 3 za ninjoro ndakubona ngo wakwambuka waca he buvuga nanjye baraniga. Hari abantu se batangira abantu? Ngo kuvuga ngo barahari ntiwababona kuko niwavuga ngo bahora bicaye ako baba bahari. Murabona ni mu rutoki ni mu bihuru ntango byabura. Iyo bwije hano habagaragara gatumugane ko namatara kandi ntango aba nyine ni mu mwijima nawe urabyumva. Kuhaca ni toroshi n'abahatuye nta bushobozi bafite ngo bashyireho amatara maremare ku buryo hose habona. Urashaka amatara nibura mu byabaye nubwo kitaba cyose. N'umutekano uhoraho cyane cyane hano ku kiraro hano badutegera aho mu rutoki aho ruguru hose umutekano mwinshi cyane. Hanyuma tuganire nawe musore. Nshimiyimana Marack niko babwiye umudugudu dutuyemo n'umwe n'akagari ni kamwe. Akagari n'umudugudu ni bimwe. Ngiye nk'abantu hano niho wanje. Nagize ikibazo bakimbwiye mu gitondo mu saa 12 bakimara kumushiraho agatambaro umuntu yahise arambwira ngo hariya abonye umuntu witabye Imana bagiriye nabi. Tujya kureba sinahegera cyane ariko mbona koko byabaye. Nanjye mfata telefone tugerageza guhamagara inzego z'umutekano zitukunganiye muri iki kibazo. Ariko ku makuru twabonye nuko uwo mukobwa ngo yarinda hamwe n'abagenzi be babirukanaga mu mudugudu ngo bagahangana n'abawukuriye ariko ntabwo turamenya yakoze ari amabi. Urakeka ko ari nk'abana babikoze cyangwa aho urikije uko ari ahantu byabereye wenda babanje kwarwanira se? Uko bigaragara babanje kwarwanira. Babanje kwarwanira. Ubona ko bahagundaguraniwe ariko bahagundaguraniye
urabona ko n'inzira basenye urugo binjira mu rugo aho binjiye mbese muri iyo pariseri. Nyuma rero abaturage batwaze tuganira baravuga ati ntibyoroshye kunyura mu masaha y'ijoro, niko bimeze koko ku buryo mu ntago byoroshye pe, kuko hari benshi njya mperekeza, hari abo bajya bankomangira nkabambutsa kugira ngo barenge iki kiraro nkabageza hakurya ku matara. Abatinye iki? Batinya abagizi ba nabi. Aha se hano ku buryo umuntu agenda yikandagira. Rwose ngiye nkubwiza ukuri, njye ku bwanjye ntabwo ndabona hano hanze bafite ukuntu baba bihishahisha, ariko ngewe mbabonye nahamagara bakaza bagakemura icyo kibazo, ko ntago narebera abantu nk'abo. Ubona yakenewe iki kugira ngo bagende bituze? Igikenewe ahangaha ni uko uwo muhanda nurangira hakajyaho amatara, uko biri kose hari kizahinduka n'umutekano uzarushaho kuyongera, kuko ahantu haracyari mu giturage. Ariko amatara nibura agiyeho umubona hari icyo yakemura? Agiyeho hari icyo yakemura, ariko ahanini ku mbibi z'igishanga nk'uko akunda kubera ibibazo. Ntabwo nabura ko cyaba gikemutse 100%, kuko ukongerwa ubundi ahantu ku mpera z'igishanga nahara hirya ngira ngo urabizi. Ntago gishobora kubura ibihe byose. Mutwibwira mutubwiye n'ibyo mukora. Yego, nyewe nitwa Mwiza, abandi umuyobozi w'umudugudu wa Rwampara, akagari ka Rwampara, umurenge wa Nyarugenge. Hanyuma hano haravurwa urupfu rw'umwana w'umukobwa, byabaye ari umukobwa arangana iki wenda mwe mwamubonye ni mu mudugudu wanyu cyangwa wenda yaturuka ahandi? Nyara umukobwa ntabwo ari uwacu, twabibonye gutyo, twabimenye mu masaha 12:20, ariko hari umuntu warabibonye agiye guhinga, hanyuma abonye ahantu banyuze nk'ahantu mbese nk'abarwa n'icyantu mbese rwa rurugo barushenye, noneho agira umutima avuga ndebe ikintu cyabaye, hari yarebye asanga hari umwana w'umukobwa uhari, ahita ahamagara noneho abayobozi n'abaturage bose, ubwo duhise duhurura duhamagaza inzego zose kugira ngo arebe ibyo bibazo. Mu by'ukuri rero ni ubwa mbere kiriya kibazo tukibonye, ashobora kuba amakosa nk'ayandi hose, ariko ubwicanyi ni ubwa mbere bibonye kuriya. Arangana nka gute mu myaka wenda nka mwamubonye ku isura? Ugereranyije afite imyaka uhereye wenda 18 kugeza kuri 20 hagati aho ngaho, kuko nta byangombwa yari afite, ntabwo tumuzi. Hanyuma mwe nkamwe mwamubonye mwasanze ameze ate ku buryo umuntu yashobora kuvuga ati wenda yapfuye nyuma y'uko bamaze wenda kumuniga, wasanze wenda afite ibimenyetso bigaragaza ko bamanje kurwana, yari ameze ate, yari yambaye imyenda, byari bimeze gute? Uwabonye amakuru ya mbere yatubwiye yasanze ko umwana w'umukobwa igice cyo hasi yari yambaye ubusa, yabaye ikariso, yabaye ijipo, byari ku ruhande. Ikigaragara rero yafashwe ku ngufu, biragaragara. Hanyuma ibikorwa nk'ibi abaturage baravuga ati ntibyari bisanzwe mu mudugudu wacu, ariko bakagaragaza ko nanone bitinyitse guca muri iki gishanga ku masaha y'ijoro cyane cyane, kubera ko hari igihe hajyana n'abasore banywa urumogi n'ibiki byose n'ibiyobyabwenge, bo bakaba banakeka ko wenda aribo baba benshi inyuma y'ibikorwa bibi n'ibindi bihungabanya umutekano muri aka gace. Kuri icyo cyo biteye gute? Ubusanzwe hano mu masaha y'ijoro abantu barahanyura? Ijoro barahanyura rwose, ntabwo bavuga ngo hari amasaha abantu batagenda, bafite uburenganzira bwo kugenda. Ku bijyanye rero n'ibiyobyabwenge byo ntabigihari, bashobora kubinywa bakanywera n'ahandi, ariko ntawe bicuruza. Ntabwo twavuga ngo hari ahantu barunywera ku buryo bavuga ahantu harazwi, kuko iyo tuhazi tuhatangaho na raporo, natwe kandi tukabikurikirana. Mbere ariko ngo byigeze kuhaba? Bigeze kuhaba, n'inzego z'umutekano ziraza ziradufasha, ibyo bintu birahacika. Yego rwose baradufashije cyane. Hanyuma rero wenda ni iki cyane cyane mubwira abaturage mu bigendanye no kurushaho kwicungira umutekano? Abaturage rwose tugomba kwicungira umutekano twese, utavuga ngo wenda ngo haje inzego zishinzwe umutekano. Umuturage wese agomba kugira uruhare mu mutekano we. N'abana n'abakobwa rero twabasaba ko rwose bagerageza kugenda amajoro cyane. Nkura mwana umukobwa batubwiye ko ngo bajyaga bamubona mu karekare ngo mu kabari cyane, ntituzi ahaturuka. Twibaza umwana w'umukobwa rwose kugira ngo ugire ingorane nka ziriya, birababaje twese, byatubabaje. Twasaba ko abaturage bose bagira uruhare ku bana bacu kugira ngo bagire umuco. Murakoze, mwatwibutsa amazina niba ntacyo bibatwara? Nitwa Mwiza, nkaba ndi umuyobozi w'umudugudu wa Rwampara. Akagari buranirwa. Murakoze, nitwa Nyamutera Innocent, nigiye umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyarugenge. Burundi twavuga ko inababaje cyane umukobwa wapfiriye aha ngaha, ni amakuru wenda yamenyekanye ku bufatanye n'abaturage, ariko abaturage twaje tuganira baravuga ati
ahantu hakenewe n'umutekano wisumbuye turagenda mu manda muri situation y'ahantu bisanzwe ukuntu yari hameze bavuga ko mu bihe bya mbere hari hasanzwe abera ibikorwa bibi ariko bigenda bigabanyuka ubu bisubiye umuntu yavuga ko ari izihe ngamba kugira ngo abatuye muri aka gace yaba hanyura hakurya n'abaza n'abahatuye bose bagira umutekano uzituze kandi bisanzuye. Murakoze. Ingamba za mbere nta zindi ni ukwaza amarondo no kongera umubare bashinzwe gucunga umutekano nijoro amarondo. Icya kabiri no gushishikariza abaturage gutabara. Ikindi no kugenda mu masaha meza ko biragaragara ko byabaye nijoro cyane. Murakoze. Baravuga ko n'ubundi kuyishanga bo bagenda bikandagira cyane cyane ku bagore b'abana n'abandi banyanindi bose biragoye ko umuntu yapfa kugenda adaherekejwe cyane cyane mu masaha yegeye hejuru. Hari izihe ngamba ko bifuza ko ahantu nibura hashyirwa nk'amatara nubwo n'umutekano nabwo wakazwa ariko cyane cyane cy'amatara hari gahunda yo kuyahashyira bavuga ko buba bwije cyane bigoranye kuhatambuka. Gahunda irahari kuko hano hari icyo bita agatere project, hari projet dufatanya n'umujyi wa Kigali ndetse na World Bank kugira ngo mwibonye ko ari impande kwacibwa. Hano rero gahunda yo ko hatunganya irahari hagacaho imihanda ya kaburimbo ku buryo n'amatara azaba ariho, ariko mu gihe bitarakunda ni ukongera abashinzwe umutekano bakafasha abaturage. Hanyuma abaturage twaze tuganira ndetse n'inzego zo ku mudugudu ziragaragaza ko kugeza ubu bataramenya inkomoko y'uriya mukobwa. Sinzi niba wenda kugeza ubu tuvugana muri aya masaha ya saa 3 gutyo wenda hari icyo mwashobashe kumenya aho akomoka, niba ari umuturage wenda rusanzwe utuye mu tugari tugize umurenge mubamo. Murakoze. Iperereza racyakomeje buriya hamwe n'inzego z'umutekano turacyakomeje gushaka amakuru buriya amakuru namenyekana amaze kwamenya. Murakoze. Hanyuma yishwe urupfu rubi bamubonye bavuga ko wenda yabanje no gusambanywa, amakuru atangwa n'abaturage. Ni iki cyane cyane mubwira abantu bose bashobora kuba banagerageza wenda gukora bakinatekereza kuba bakorera ibikorwa bibi muri iki gishanga bibuza ituza abaturage? Murakoze. Ntekereza yuko ntago twavuga ko hano ari ahantu hari hasanzwe hakorerwa ibikorwa bibi. Ngira ngo iyi ni case ya mbere tumenye, ariko iyo umenye ikibazo ushaka n'ingamba zo kwikumira. Gusa nicyo navugaga nta kindi, ni amarondo kurara agakesha tukongera umubare. Ubona niwo muti urambye, ariko nawe twakomeye gushishikariza abaturage ko igihe bari kugenda, igihe batembereye, igihe bagiye mu kabari ko bagomba gutaha hakiri kare, ndetse tugakurikizaho no kwigisha bene utubari amasaha yo gufungira utubari akubahirizwa, ariko nabyo tugiye kumva tubikurikirana birakemuka vuba. Wenda naho mukeka wenda yaba yakomotse ko ari abaturage bavuga ko bajya bamubona hano hafi, byumvikana ko atari uwakure cyane mu mirenge ya kure no hafi. Erega hano nubwo ubona ari mu gishanga, hano ni mu mujyi. Ngira kandi mu bice by'umujyi hagenda abantu benshi batandukanye, kandi murabizi bitewe n'ubuzima bw'ahangaha ni umwe wese abyuka ajya gukora. Ntekereza ko nkuko nababwiye perezida arakomeje, ngira ngo ntihagira ikimenyekana turababwira. Abakunzi ba ZOOM TV, ni urupfu rubabaje, ni urupfu ruteye agahinda. Abaturage bakaba bagarutse ku kibazo cy'umutekano, aho bavuga basaba ko bahabwa amatara muri aka gace, ndetse n'inzego z'umutekano zigakazwa cyane ko ari ahantu hakunda kugaragaza insoresore zinywa ibiyobyabwenge. Bakunzi ba ZOOM TV, reka twifatanye twihanganisha umuryango w'uyu mukobwa ndetse n'abaturanyi n'abamuzi bose, kuko ari umwana yari akiri muto akaba yishwe urupfu rubi.